Diyoseze ya Kabgayi ni naho abakirisitu baba bari aho ngaho muri utwo turere muri ano nyuma paruwasi. Yewe n'uyu munsi nari ndi kumwe n'inshuti za Ruhango n'umupadiri ushinzwe ruriya rugo rwa Yezu Nyirimpuhwe, naho turimo kurebera hamwe ukuntu ruriya rugo twaruzamura, twakubaka kiriya kibaya n'urugo ndetse tukaruzamura tukaruha urwego rurenze aho ruri ubu ngubu. N'ahandi no mu tundi turere kiliziya Diyoseze ya Kabgayi irahari, amaparuwasi arahari, kandi buriya iterambere ntabwo ari ukuvuga wenda amahoteli gusa cyangwa n'ibindi bigo by'ubucuruzi. Mubona mu madiyoseze mu maparuwasi anyuranye n'ukuntu naho iterambere rigenda riza, kuvugurura za kiliziya, kuvugurura ibikorwa remezo biba biri aho ngaho kiliziya iteretse cyangwa icyicaro cya paruwasi giteretse, amashuri hirya no hino agenda yubakwa, amashuri ubona nyine afite imbaraga ndetse aharanira kuzamura ireme. N'ibyo bikorwa byose nabyo ni ibikorwa by'iterambere. Turebe gusa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi n'amahoteli cyangwa ibikorwa bigaragara cyane umuntu akabitangarira ko aba abibonye, hari n'ibikorwa bitoya bito ariko bigenda bitanga umuganda mu iterambere ry'umuturage.